Yes, reka mbasuhuze kandi mbifuriza kugira ibihe byiza, mbifuriza kugira impagarike n'ubugingo nshuti yakunze mugenda mu natwe abadukurikirana mu Rwanda, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, burasirazuba, uburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Hope ko mwese mukomeje kugubwa neza cyane. Hanyuma rero amakuru yacu reka tubantere mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Rwamagana, tubabwire ko umugore ari gusohorwa mu nzu n'umuryango w'umugabo we wishwe n'impanuka mu kagari ka Cyanya mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana. Kuri uyu wa gatanu haravugwa umuryango wapfushije umutware wishwe n'impanuka, none havutse impaka za ngo turwane nyuma y'aho umuryango wa nyakwigendera wageze ugashaka gusohora umugore wabanaga n'uyu mugabo mu nzu, hanyuma kandi banabyaranye uvuga ko utamuzi ndetse kandi ugashaka kujya gushyingura mu karere ka Ngoma aho kumushyingura i Rwamagana nkuko byari biteganyijwe. Nyakwigendera kandi wari umukanishi wa moto, bakaba bakundanaga kumwita Rukwangari, yapfuye kuwa gatatu ku itariki 5 z'ukwezi kwa Werurwe 2025 nyuma yo kugongana n'umumotari wari uhetse mugenzi w'umugore nawe wahise apfa mu gihe kandi motari yakomeretse nk'uko makuru agera ku gitangazamakuru Bwiza abivuga. Nyuma yo gukora impanuka kandi rero byari biteganyijwe ko ashyingurwa ku wa gatanu, ariko hakaba yabanaga n'umugore batasezeranye byemewe n'amategeko, bafitanye umwana bivuga ko bari bamaranye imyaka igera muri 2. Abo mu muryango wa nyakwigendera kandi rero mbere yo gushyingura yabanje gushaka gusohora umugore mu nzu, bavuga ko ari y'umuryango kandi we batamuzi. Ikindi bo kandi bavuga ko bagomba gushyingura iwabo muri Ngoma, mu gihe kandi bari bateguye kumushyingura i Rwamagana mu irimbi rusange. Abaturage kandi batuye mu mudugudu wa Kabuye mu kagari ka Cyanya bagaye imyitwarire ya se wa nyakwigendera bakundaga kwita Rukwangari, washatse kwirukana umugore wabanaga n'umuhungu we unafite umwana w'uruhinja. Umwe mu baturage kandi yavuze ati ikintu uyu musaza yakoze twabigaye cyane, ubu no umunsi twari tuje gushyingura inshuti yacu dusanga bari mu nduru ngo umugore wa nyakwigendera Rukwangari agomba kuva mu nzu ikaba y'umuryango. Umuyobozi niburenganura uyu mugore wa Rukwangari ndetse n'umwana we. Byabaye kandi induru rero biba ngombwa ko na polisi ndetse n'inzego z'ibanze zibigeramo ubwo inkuru yakorwaga, mu gihe kandi barimo nyine kugerageza gukemura iki kibazo. Hanyuma kandi mu nyemerere twerekeze mu myemerere tubabwire ko itorero ry'abatije DJ Brian ryo ryamaze guhagarikwa. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatangaje ko Elayono Pentecostal Praising Church ndetse na Sons of Kora International zitemerewe gukorera mu gihugu cy'u Rwanda kuko zitanditswe nk'uko amategeko abisaba. Itangazo kandi ryashyizwe ahagaragara ku itariki 6 z'ukwezi kwa Werurwe 2025 rigaragaza ko ibikorwa by'imiryango bigomba guhita bihagarara vuba na bwangu. Elayono kandi Pentecostal Blessing Church yari iyobowe na Prophet Ernest Nyirindekwe, umuhanuzi uzwi mu Rwanda. Izina rye kandi ryamenyekanye cyane ubwo yasezeranyaga Evode Uwizeyimana ndetse na Zena abayisenga mu bukwe bwabo mu mwaka 2021. Yanamenyekanye kandi ubwo yabatezaga DJ Brian uzwi ku kuvanga imiziki. Urusengero rwe kandi rwasengeragamo ibyamamare bitandukanye. RGB kandi yibukije ko imiryango ishingiye ku myemerere igomba kubanza kwiyandikisha ndetse no guhabwa ubuzima gatozi imbere yo gutangira gukomeza imirimo yabo. Naho twerekeje muri siporo, mu nyemerere tubabwire ko Minisitiri wa Siporo yaganiriye na Haji Diouf. Umunyabigwi kandi umupira w'amaguru muri Senegal Haji Diouf yagiranye ibiganiro na Minisitiri wa Siporo w'u Rwanda Neri Mukazayire mu mahirwe nyine ari mu ishoramari y'imikino iri mu gihugu. Ibiganiro kandi byabaye kwa 4 ku itariki 6 z'ukwezi kwa Werurwe 2025 byagarutse ku buryo siporo nyarwanda ishobora gutezwa imbere binyuze mu bufatanye ndetse n'abashoramari mpuzamahanga batandukanye. Minisitiri Mukazayire kandi ndetse n'uyu Haji baganiriye ku mikoranire ishobora gushaka kuzamura urwego rwa siporo mu Rwanda ndetse no kongera amahirwe ku bakiri bato bafite impano zitandukanye. Uyu Diouf kandi yaje mu Rwanda aherekeje itsinda rya Toto Energies rikina umukino w'amagare mu irushanwa rya Tour du Rwanda, kandi irushanwa ndetse kandi ryasojwe n'umukinnyi w'iyo kipe yitwa Fabien Dubey wegukanye intsinzi. Uyu munyabigwi kandi wa Senegal ari we brand ambassador wa Toto Energy. Iri shoramari kandi ryagarutsweho rije mu gihe u Rwanda rukomeje gufata iya mbere mu gutegura ndetse no kwakira amarushanwa mpuzamahanga, ibintu bishobora gukomeza gufungura amahirwe ku ishoramari mu rwego
rwa siporo. Hanyuma kandi reka mitenerekeza muri iyi nkuru ivuga ko batandatu bapfiriye mu iturika ry'ikamyo yari itwaye essence. Abantu batandatu kandi bapfuye nyuma yuko ikamyo yari itwaye essence iturika mu gace ka Karamirame muri Bani Rami World mu karere ka Mashegu aho ni mu gihugu cya Niger. Iyo mpanuka kandi yabaye ubwo iyo kamyo yari itwaye essence yijyanye muri Niger yegeraga umuhanda nyine ikagwa maze essence igatemba, ari nabwo nyine habaye iturika rikomeye cyane. Abatanga amamya kandi bavuze ko impamvu y'iyo mpanuka ari imihanda mibi iyo mu gace ka Makela Bokani Sobo Pegi. Umuyobozi kandi mukuru w'ikigo gishinzwe guhangana n'ibiza muri Niger Nsema Abdullah Allah yemeje ko habayeho gutinda gutabara kubera ikibazo cy'itumanaho. Mu ijambo rye yavuze ati ikipe yacu yagowe no kubona amakuru ku gihe ku byabaye bituma nyine habaho gutinda mu gutabara. Abaturage kandi bavuga ko iyo kamyo yari igiye mu mujyi wa Katongona ndetse kandi ariko yaje gutakaza uburinganire maze iraturika aho yaje guhita inahitana abari hafi aho. Iyi mpanuka kandi ikomeje kugaragaza impungenge nyine ku mutekano wo gutwara ibimodoka muri ibimodoka nyine kuri petroli ndetse n'ibibazo by'imihanda muri Niger. Abaturage kandi basabye leta kugira icyo bakora vuba ngo impanuka nk'izi zikumirwe vuba na bwangu. Nubwo hakiri gukorwa iperereza, inzego zishinzwe ubutabazi ziracyagerageza kumenya uburemere bw'ibyangiritse ndetse n'icyaba cyateye iyi mpanuka muri rusange. Hanyuma kandi reka dute twerekeza Bukavu tubabwire ko Bukavu ikindi gitero cyiciwemo abantu batandukanye. Amakuru kandi aturuka mu mujyi wa Bukavu aravuga ko nijoro ryakeye hagabwe igitero cyiciwemo abantu, abandi benshi barakomereka. Byabaye mu ijoro ryakeye kandi ubwo abantu bitwaje intwaro batahise bamenyekana nyine bateraga ingo z'abaturage muri komine ya Ibanda muri ndetse na Kadutu bakica bamwe mu ba nyir'urugo ndetse mbere yo kwiba bimwe mu bintu by'agaciro bari batunze. Amakuru kandi avuga ko muri icyo gitero cyabo bivuga ko ari abajura nyine bari bitwaje intwaro humvikanye urusaku rw'amasasu ndetse kandi benshi bakomeretse. Nimuje kandi umujyi wa Bukavu buriya bwicanye bwabereyemo kuva mu kwezi gushize ugenzurwa n'umutwe wa M23 nyuma yo kwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ubwo ni FARDC. Umuvugizi w'ishami rya polisi muri uriya mutwe yitwa Lawrence Kanyuka ubwo ni umuvugizi wa M23 muri rusange yatangaje ko abagizi ba nabi bose bagabye kiriya gitero cyo mu ijoro ryakeye M23 yabataye muri yombi. Yanditse ku rukuta rwa X kandi avuga ati Bukavu igisirikare cya M23 cyahise gitabara byihuse kugira ngo ikirinde abaturage ubwo ikibazo nyine cyabaga. Abakoze ibyo bikorwa bose bafashwe kuba maso twese hamwe n'ingenzi cyane mu rwego rwo gushimangira umutekano w'abaturage bacu. Igitero kandi cyo mu ijoro ryakeye kirakurikira ibisasu byatewe Bukavu ku itariki 27 z'ukwezi kwa Gashyantare 2025 ubwo abayobozi nyine ba M23 AFC bari mu nama n'abaturage muri uriya mujyi. Ni igitero kandi cyahitanye ubuzima bw'abantu 16 nabo n'abarenga 70 agakomereka. Hari abantu benshi nabonye batangaje inkuru nyinshi kuri iyi Bukavu bavuga ngo M23 yongeye kugaba ibitero, abandi batiyongeye kugaba ibitero. Nyamara mbibutsa ko ibitero byavuze bwa mbere n'ubundi ni ibitero bitavuzweho rumwe cyane ko namwe nko mubizi hari abavuze ngo ni igitero cyagabwe na leta ya Kongo. Nyamara bukeye bwaho leta ya Kongo yahise isohora press cyangwa se itangazo rigenewe abanyamakuru igaragaza ko iki gitero cyakozwe n'igisirikare cya FARDC ariko cyangwa se reka mvuge ngo bamwe mu basirikare ba FARDC ariko bataba mu gihugu. Ahubwo ahangaho ugasigara ibaza ngo ese abasirikare bataba mu gihugu who are them ni bantu ki, ese bakorera mu kihe gihugu, ahubwo se kubera iki bari mu gihugu cya Kongo. Hari n'abandi nkuko nyine umutwe mukunyana tugeze kubitangaza, hari n'abandi barakuvuga ngo iki gitero ngo cyakozwe n'igihugu cy'u Burundi cyane ko message zeye mwigeze kubona ibitero nyine bivuga ko igihugu cy'u Burundi ngo ari cyo cyagabye igitero kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero aho ngaho bimaze kuba bisomanuka neza cyane. Igitero cyabenda kwibutsa ko biri kuvuga ko igitero cyagize ba nabi pana, igitero cya FARDC cyangwa se wazendo cyangwa nyine n'indi mitwe twaje intwaro ikunze gukora mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru yaracyakomeje gutangazwa cyane ko nyakubahwa Evariste Ndayishimiye nawe yamaze gutangaza ko yiteguye ngo kuba yaganira n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi n'abantu batari biteze benshi kwibaza ngo ese ni iki kiri behind yo kuganira uyu mugabo General Niva
ari kwifuza ku gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma kandi reka amakuru tuyasoreza gusa kuba tutatangiranye nakubwira ngo ubanze ukande subscribe, numara ukanda subscribe amakuru yose uzajya uwa mbere mubo ageraho uzajya uyabona ndetse ku gihe. Ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza, bye bye.